yitwa Jack Ma Man-Yoon. Ubundi yitwa Man-Yoon, benshi bamumenye nka Jack Ma. Uyu ni umuherwe w'umushinwa washinze ndetse akaba ari nawe uyobora urubuga rwa Alibaba rwatangije ubucuruzi bukorerwa kuri interineti mu Bushinwa. Aza ku mwanya wa mbere mu Bashinwa bakora ibijyanye n'ikoranabuhanga bafite agatubutse mu isi. Aza mu myanya y'imbere cyane mu bakire ku isi, ariko nubwo afite uyu mutungo ungana gutya, uyu mugabo yabayeho ubuzima butangaje. Yageze ku rubuga rwa Alibaba yaraciye mu buzima butoroshye cyane, burimo gutsindwa ikizamini kimwemerera kwiga kaminuza inshuro zose zigera muri 3. Yagerageje gukora icyo kizamini byaranze. Yasabye akazi ahantu harenga 30, bose bakamubwira ko atujuje ibisabwa. Jack Ma yarahuritse kweri. Yahuye n'ibibazo. Uravuga ngo yahuye n'ibibazo byo kubura akazi. Jack Ma yahuye n'ibibazo byinshi. Baze ko yasabye akazi inshuro zirenga 30, ahantu harenga 30 bakajya bamubwira ko atujuje ibisabwa. Yaje kubona akazi ko kwigisha icyongereza muri kaminuza. Aza no gushinga urubuga rwa Alibaba mu mwaka w'1999. Ni nyuma y'aho mu mwaka w'1994 yari yumvise imikorere ya internet, ariko akababazwa nuko adashobora kubona amakuru yerekeranye n'Ubushinwa. Uyu mugabo waranzwe no kudacika intege no kubyaza umusaruro amahirwe yagiye abona, yagiye avuga amagambo menshi atandukanye, yahinduye ubuzima bwa benshi. Nawe yahindura ubuzima bwawe. Kuri metero imwe na santimetero 61, uyu mugabo atunze biliyoni 48 z'amadolari y'Amerika. Yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1964. Ubu ngubu afite imyaka 55. Yavukiye Hangzhou mu Bushinwa. Yashakanye na Kati Zhang mu mwaka w'1988. Numwe mu baherwe isi ifite batajya baripfana bavuga. Nigeze kubagezaho rero amwe mu magambo y'abantu benshi bifuza ko nayasubiramo, nanjye ndavuga ni ntacyambuza kuyasubiramo. Uyu mugabo niwe wavuze ngo uyu munsi uragoye, ejo haragoye kurushaho, ariko ejo bundi hazaba heza kurushaho. Uyu munsi ushobora kuba ugoye, ejo hakongera hakakugora kurushaho, ariko ujye uzirikana ko ejo bundi hashobora kuzaba heza kurushaho. Ni nawe wavuze ngo iyo udacitse intege uba ugifite amahirwe. Iyo nta kintu ufite ukwiye kwita ku byo ukora cyane, ndetse ukiringira ubwenge bwawe aho kwiringira imbaraga. Uyu mugabo avuze ngo ntacyo bivuze niba naratsinzwe, byibura nahaye abandi urugero rw'uko bikorwa. Arongera avuga ngo nubwo nabashije kugera ku ntsinzi hari uzayigeraho. Uyu mugabo yatanze ubuhamya ati nagiye gusaba akazi muri polisi bambwira ko nujuje ibisabwa. Nagiye muri Kentucky KFC, Kentucky Fried Chicken, ubwo yazaga mu mujyi yaratuyemo. Abantu 24 bagiye gusaba akazi, 23 baragahawe. Jack Ma asigara wenyine n'akazi ahawe mu bantu 24. Ibaze ibyo bintu. Yaravuze ngo niba wifuza gutera imbere, shaka hari amahirwe meza. Uyu munsi niba wifuza kuba ikompanyi ikomeye, tekereza ku bibazo biri mu buzima bwa buri munsi ushobora gukemura. Yaravuze ngo uzaha akazi umuntu ugashoboye aho kugaha umuntu ufite impano. Iri rishobora kuba isomo ritoroshye, ariko umuntu wese ushaka, ababosi mwese ahantu muri, muzaha akazi umuntu ugashoboye aho kugaha umuntu ufite impano cyangwa se umuntu mufitanye isano. Iri ngiri rishobora kuba isomo ritoroshye, ariko Jack Ma arakubwira ngo nta mpamvu yo gushyiramo moteri ya Boeing kandi ugiye gukoresha imashini zihinga. Yaravuze ngo ntuzigere uhemukira abandi, haba mu bushabitsi cyangwa se mu buzima. Mu myaka y'1995 nahemukiwe n'ikompanyi 4, ariko ubu zose zamaze gufunga umuryango. Burya kampani ntishobora gutera imbere binyuze mu buhemu. Jack Ma yaravuze ngo ndi umuntu usanzwe, ntabwo ndi umunyabwenge.
abantu bose batekereza ko Jack Ma ari umuntu usobanutse. Burya ushobora kuba usobanutse, ufite isura isobanutse, ariko ubwonko bwawe bwuzuye amazi, ubwonko bwawe nta kigenda. Jack Ma yaravuze ngo iteka uzahora uzirikana ibi bintu bitatu: icyo ushaka gukora, icyo ukwiye gukora, n'igihe wifuza kumara ugikora. Ibyo bintu uko ari bitatu. Yaravuze ngo ugomba gukura isomo kuba muhanganye, ariko ntabwo ukwiye kubigana. Nubigana uzapfa. Iryo ni ijambo rikomeye Jack Ma yavuze. Yaravuze ngo iteka mbwira abantu ko tutavukiye gukora gusa, ahubwo twavukiye kwishimira ubuzima. Turi hano kugira ngo buri wese atume mugenzi we bimugendekera neza, ntabwo ari gukora gusa. Niba ubaho ubuzima bwawe ukora gusa, uzabyicuza nta kabuza. Ugomba no kwishimira ubuzima. Yaravuze ngo kugaragaza ibitagenda no kuganya rimwe na rimwe mu gihe kinini ntacyo bitwaye, ariko nubigira umuco bizamera nko kunywa inzoga. Uko uzinywa cyane niko inyota ikomeza kwiyongera. Mu nzira igana ku ntsinzi uzabona ko ababashije kuyigeraho atari bamwe bahora baganya cyangwa se ngo bahore berekana ibitagenda. Burya kugaragaza ibitagenda no kuganya rimwe na rimwe nta kintu bitwaye, ariko iyo ubigize umuco n'akamenyero bimera nko kunywa inzoga. Uko uzinywa cyane niko inyota ikomeza kwiyongera. Mu nzira igana ku ntsinzi ababashije kuyigeraho ntabwo ari bamwe bahora baganya cyangwa se ngo bahore berekana ibitagenda. Yaravuze ngo nutagerageza uzamenya ute ko hari amahirwe runaka. Burya mu buzima bisaba kugerageza kugira ngo amahirwe akugereho. Hanyuma yaravuze ngo niba ufite imyaka 35 ukaba ukennye, urabikwiriye. Kuri Jack Ma ngo nta muntu wakamaze imyaka 35 akennye. Jack Ma yariyemeye, ariko ngo niba ufite imyaka 35 ukaba ukennye ngo biragukwiriye. Ubundi umuntu w'umugabo uzakira kuri myaka 35 aba afite viziyo. Niba wiyumva nk'umukene ku myaka 35, kuri Jack Ma agufata nkaho bikwiriye. Ubukene bwawe rwose urabumerita niba ufite imyaka 35 ukaba uri umukene. Jack Ma yaravuze ngo ikintu cy'ingenzi ugomba guhoza mu mutwe wawe niba ushaka kugera kure ni ukwihangana. Kwihangana. Burya ubuzima no kwihangana. Yaravuze ngo niba hari imbeba 9 hanze ushaka gufata imwe, uri kumva hari imbeba 9 ziri hanze, urimo urashaka gufata imwe, uzarebe iyo imwe aba ari yuhanga amaso gusa urebe ko utayifata. Impamvu ubuzima bukugora nuko ibintu byose uboresha amaso yawe uba ushaka kubigeraho. Iyo ushaka gufata ikintu kimwe uragitumbira ukaba ari cyo witaho cyonyine, ukavuga ati ikintu ngiye kugishyiramo umutima, amaraso, ubwenge, imbaraga, ibintu byose. Niba hari imbeba 9 hanze ushaka gufata imwe, shaka imwe aba ari yuhanga amaso urebe ko utayifata. Hanyuma yaravuze ngo isi izibagirwa vuba ibyo wavuze, ariko ibyo wakoze bizahora byibukwa. Va mu magambo ahubwo agaragaza ibikorwa. Jack Ma yaravuze ngo guma ushonje ariko ukurikiye inzozi zawe. Ushobora kuba ushonje, unanutse, warahorose, ariko uzi icyo uri cyo, uzi icyo ugamije, ufite inzozi runaka ushaka gukabya. Hanyuma yaravuze ngo banyise umusazi. Jack banyise umusazi, naje kubona ko gusara ari byiza. Twari abasazi ariko ntabwo twari ibigoryi. Jack Ma bamwise umusazi, ariko aza kubona ko gusara ari byiza. Ngo yari umusazi ariko ntabwo yari ikigoryi. Nawe bazakwita umusazi, ariko numara kugafata uzababwire ko wari umusazi ariko utari ikigoryi. Yaravuze ngo sinshaka gukundwa, nshaka kubahwa. Ntabwo nshaka gukundwa, nshaka kubahwa. Hanyuma yaravuze ngo reka kwita kuba muhanganye, ahubwo ita cyane ku bakiriya bawe. Umwanya umara wita ku bantu muhanganye wawubyaza umusaruro wita cyane ahubwo ku bakiriya bawe. Mu magambo yose Jack Ma yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo kwigira ku ntsinzi abandi bagezeho,
ujye wigira ku makosa bagiye bakora, uburyo kwigira ku nsinzi abandi bagezeho, jya wigira ku makosa bagiye bakora ugenda uyakosora, uzashiduka ugeze ku nsinzi irenze iyo bagezeho. Iri jambo ni ryiza, niyo mpamvu abantu benshi baryifuje ko twarigarukaho. Umuntu wese ushaka gutera imbere iri jambo ryamufasha. Iri jambo ryagucitse, jya kuri YouTube channel episode ya mbere ya Jack Ma, naratangira kubigira Ntwari Bra. Mise mbyibuka kabisa, arashize amezi 8 abantu banyibukije Jack Ma barakoze kwere. Ryagucitse, jya kuri YouTube rirebeho, kuwa gatatu no gusubiramo. Hanyuma abanyamahirwe bamaze kuba benshi, wowe kora screenshot y'ukuntu washarinze ijambo ryahindura ubuzima, unyohereze kuri WhatsApp 0784 069 299. Ushobora no kumurikira kuri Instagram nitwa Dashimu 250. Dashimu gutyo ubyumva mu Kinyarwanda. Jyaho ukore follow, tujye tubana umunsi ku munsi.